Ndabasuhuje mwese abankurikiye. Nakubwira ko ngiye kubabwira ibimenyetso 7 byerekana ko watowe n'Imana cyangwa ko watoranijwe n'Imana. Emera ntangire nkubwira yuko hari impamvu uri hano. Hari impamvu itumye ufungura iyi video ukayumva, nuko ubu butumwa bwari bukugenewe. Ni John Advisor nk'ibisanzwe, umujyanama wihariye. Murabizi mbahukuri, ndetse hari bamwe mwari munkumbuye. Ndaje mu kanya ngo ibimenyetso 7 bikwereka ko uri umwe mu bantu badasanzwe, abantu batoranijwe n'Imana. Wabyumvise igihe kirekire wowe ubwawe ko ubuzima bwawe butandukanye, ndetse kenshi wiyumvamo ko utandukanye n'abandi. Ibyo runaka yakoze ukabona ko wowe atari byo ukwiye kuba wakora. Wahuye n'intambara nyinshi, inzitizi cyangwa ibihe bikugerageza byagerageje kwizera kwawe, ariko byimbitse uzi ikintu gikomeye ari wo muhamagaro wawe. Byagenda bite rero? Wabyitwaramo gute mbaye nkubwiye ko izo mbogamizi zitabaye kubw'impanuka? Ibintu wibwiraga ko bikubuza guhindura imibereho cyangwa imikorere yawe, mu by'ukuri birenze ibyo ushobora gutekereza. Bibiliya irabisobanura neza. Imana ihitamo abantu runaka kubw'intego zayo ubwayo, nta witoranya ku bushake. Muri Bibiliya tubona ko abo itoranije ibatunganya nka zahabu zinyujijwe mu muriro. Ariko wabwirwa n'iki ko uri umwe mu batoranijwe? Ndakubwira ibimenyetso bidashidikanywaho byerekana ko Imana yashyize ikiganza cyayo ku buzima bwawe. Ibi numara kubimenya, ibintu byose birahinduka. Ntuzongera kwibaza ibijyanye n'umuhamagaro ndetse na misiyo yawe kuri iyi si. Iyi si itoroshye muri iki gihe tugezemo. Ntabwo uzongera kumva wibuze cyangwa wigunze cyangwa witekerezaho cyane uburyo buhambaye, ahubwo uzagenda utinyuka. Uzabaho udafite gushidikanya ku buzima bwawe, iterambere n'ubutware, kubera ko amaherezo uzagenda usobanukirwa ibyabaye n'ibigomba kuba mu buzima bwawe. Uyu munsi tugiye kuvumbura ibimenyetso 7 bikomeye byerekana ko watoranijwe n'Imana. Ibi ntabwo ari ibimenyetso byoroshye. Ni ukuri kw'ibyanditswe byera byagaragaye mu buzima bwa buri muntu Imana yagiye ihamagara, kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Mose, kuva kuri Dawidi kugeza kuri Pawulo. Niba ibimenyetso bihari mu buzima bwawe, ntabwo rero uri umuntu usanzwe ku isi. Muri wowe harimo ikintu gikomeye cyane. Urugendo rwawe ntirusanzwe, urugamba rwawe rufite intego, ubuzima bwawe bufite ubusobanuro buva ku Mana. Nta mwana w'umuntu waguhagarika icyo ugomba kuba cyo. Uzaba cyo, ibyo ugomba gukora uzabikora. Abakurwanya ntibazabura, ariko ntacyo bahinduraho. Kabone naho bagutekerezaho ibintu bitari ngombwa, kabone naho bagukerereza amezi 3 agashira cyangwa n'5 agashira. Ndakubwiza ukuri yuko Imana yo izagutegera express, ikwihutishe imyaka 3 mu gihe abandi bagukerereje amezi 3. Ese witeguye kuba wavumbura ko Imana yagusize amavuta ku mpamvu zidasanzwe? Shyira umutima hamwe, werekeze ibitekerezo ku ntego z'igihe kirekire. Ubwawe warabyiboneye, ndetse ufite ibimenyetso birenze kimwe byakweretse ko udasanzwe, utandukanye n'abandi. Nta gutinda, ikimenyetso cya mbere: mu gihe abandi banyuzwe no kubaho byoroshye, batigora, ntabwo we wigeze ubasha kwakira ubuzima budafite intego. Hariho ikintu muri wowe uhora wifuza kurenza kubaho gusa, kurenza gukorera amafaranga n'ibindi byinshi by'agaciro. Muri Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 5 haravuga ngo, ijambo ry'Imana ryaje kuri Yeremiya riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka. Ijambo rikomeza rimubwira riti, maze ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga.
Ibi bivuze yuko nawe waba warahamagawe mbere yuko uvukira kuri iyi si. Ibyo ugomba gukora byateguwe kera mbere yuko isi imenya izina ryawe. Iyi myumvire yimbitse yo kwisobanukirwa ntabwo ari ikintu kigira iherezo, ntabwo ari ibyiyumviro bishira cyangwa guhumeka kw'agateganyo. Ni umuhamagaro uhoraho udashobora kwirengagizwa, ijwi ritazacecekeshwa, kabone naho abantu bakwizera cyangwa ntibakwizere. Nubwo wagerageza kwibwira ko ubiretse, ubivuyemo, ugasa n'uwivumbuye ko ibintu byo gukorera Imana ubiretse, ubirambitse hasi, ni hahandi amezi azashira, imyaka izashira, ariko umuhamagaro n'uwawe, uzongera ubyisangemo. Umunyarwanda yaragize ati, ntawe usiga ikimurimo. Ntuzitwaze ko urusengero rwawe RGB yarufunze. Ntuzavuge ngo ubu ntaho mfite nsengera. Ntuzavuge ngo ubu ntaho mfite ho kubwiriza ubutumwa. Ntuzagire urwitwazo na rumwe ku bijyanye n'umuhamagaro. Ntuzavuge ngo abo musengana barakuvuze, baragusebeje, nta musirikare usubira inyuma. Ibi nimba ubishidikanyaho, ufata akanya usome inkuru ya Yozefu muri Bibiliya. Kuva akiri mutoya yarose inzozi zo gukomera, agira iyerekwa ry'umuryango we bamwunamiye. Izo nzozi ntabwo zari ibitekerezo gusa, byari iyerekwa, byari icyerekezo cy'Imana cyangwa icyo Imana imuteganyaho mu bihe bye bizaza. Ariko byagenze bite nyuma y'izo nzozi? Abavandimwe be baramuhemukiye cyane, yagurishijwe mu bucakara, yashinjijwe ibinyoma, ndetse yarafunzwe, ajya mu nzu y'imbohe, ajya muri gereza. Amaherezo inzozi zaje kuba impamo mu buryo bukomeye kuruta uko yabitekerezaga. Ikintu kibi cyabaho mu buzima bwawe nuko wasubira inyuma, ibikorwa byawe byadindira, wahemukirwa, wagera mu bihe byo gushidikanya. Ariko ntabwo ari ibimenyetso byo gutsindwa, ni ibimenyetso byerekana ko Imana irushaho kugutegura kugira ngo igihe nikigera uzaba ukomeye kurusha uwo wari we mbere. Wigeze wibaza impamvu utahuye n'uburyo bwo gutekerezwa nk'ukomeye ku isi? Gushakisha ubutunzi no kwinezeza kenshi ntibigushishikaza. Ni ukubera ko umwuka wawe uzi ko hari byinshi uteganyirijwe. Ntabwo wahamagariwe kubaho ubuzima Bibiliya yita ubuciriritse. Watoranijwe kuzahindura ubuzima, kugira uruhare no gutwara ukubaho kw'Imana mu isi. Iyi myumvire idahungabana yo guhamagarwa, iyi nzara y'ikintu gikomeye, ni ikimenyetso cya mbere kidashidikanywaho ko Imana yagutoranije ku bintu bidasanzwe. Ikimenyetso cya kabiri, intambara zikomeye zo mu mwuka. Hariho ikintu ukeneye gusobanukirwa. Iyo Imana ihisemo umuntu, umwanzi arabibona. Mu gihe ukandagiye mu muhamagaro wawe w'Imana, ibikurwanya bigahaguruka, ibitero, guhemukirana, ibyago bitunguranye. Ibi ntabwo ari impanuka, ni ibimenyetso byerekana ko uri mubi ku bwami bw'umwijima. Ibi ni byo abantu benshi batoranijwe banyuramo. Umwanzi agerageza kukwitambika mbere y'uko ugera ku mugambi wawe. Ibitero biva ahantu hadateganijwe, rimwe na rimwe ndetse no mu muryango wawe, inshuti magara cyangwa abantu wizeraga. Ushobora guhura n'ikigeragezo gikomeye, ukangwa na benshi, abantu bakakumva cyangwa bakakubona nabi, ibihe byose ukabona bigukomereye. Ariko dore ukuri, niba utarahamagariwe ikintu gikomeye, ntiwakabaye target cyangwa ntiwakabaye uw'abantu barwanya. Impamvu uhura n'intambara zo mu mwuka nuko umwanzi abona icyo uzaba niba ukomeje kugendana n'Imana. Inkuru za Yobu ngira ngo mwese murazizi. Yari umuntu ufite ubutunzi bwinshi, yari afite byose, umuryango, iterambere n'icyubahiro. Igihe kimwe yisanga ari guhomba byose. Umwanzi yibasiye ibyo yari afite byose. Ariko kubera iki? Kubera ko Yobu yari umuntu watoranijwe n'Imana. Amaherezo byagenze bire? Imana yamugaruriye byose, ikuba inshuro nyinshi ibyo yari amaze gutakaza. Umwanzi ntabwo yibasira abantu batamubangamiye. Kuba warahuye n'ingorane, ububabare n'ibigeragezo ni ikimenyetso cyerekana ko ukuboko kw'Imana kukuriho. Bivuze ko intego yawe ikomeye ku buryo
uburyo umwanzi agerageza kukurwanya ngo utabigeraho. Ikimenyetso cya gatatu, kwegera gukiranuka. Nubwo bigoye, hari ikintu imbere muri wowe kitakwemerera kugendera kure y'Imana. Niyo watsitara, nubwo ibishuko bikuzengurutse, hariho ukwemera gukomeye mbere yuko watekereza gusubira inyuma. Ibi ntuzabifate nk'ibisanzwe. Iki ni ikimenyetso cyerekana ko Imana yagutoranije mu gihe isi ikubwira kwirukanka ku mafaranga, uburambe n'ubutunzi utitaye ku biciro. Ikakubwira ko ushobora gukora icyo ushaka cyose, kubaho uko ubishaka, kandi ko nta kintu cy'ingenzi usibye wowe no kwinezeza. Wowe urushaho kumva uburemere bw'ibikorwa birambye byagirira benshi akamaro. Mbene uyu muntu ntashobora guhumurizwa no gushakisha imitungo ku giti cye, kwigwizaho ubutunzi kabone naho yagwa mu cyaha yakihana. Inkuru za Dawidi murazizi. Yasigiwe kuba umwami, ariko ntiyigera ahwema gukora amakosa ndetse akomeye. Yarasambanye, yateguraga ubwicanyi, nyamara agakomeza kwitwa umuntu unyura umutima w'Imana. Inkuru wasanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 13 umurongo wa 22. Ahavuga yuko Imana imaze gukuraho Sawuli ayoboye imyaka 40, yashyizeho Dawidi. Wakwibaza ngo kubera iki Dawidi yari ateye gutya? Kubera ko iyo yagwaga yahoraga agaruka ku Mana. Umwuka we ntiwashoboraga kwihanganira gutandukana nawe. Iri ni ryo tandukaniro riri hagati y'umuntu usenga gusa n'uwatoranijwe. Abantu benshi baracumura kandi ntacyo bibabwira, babifata nk'ibisanzwe. Ariko iyo watoranijwe, icyaha ubwacyo kigutera kumva ko udatandukanijwe n'umwuka w'Imana. Ushobora kugerageza kubyirengagiza, ariko ikintu imbere muri wowe gikomeza kugusubiza inyuma, ukibuka uwo uri we. Ibyo biterwa n'uko Imana itareka abo yahisemo, ndetse ibi bijya bikubaho ukumva wakwigenga ariko bikanga. Iyo Imana ihisemo umuntu, ishyira umwuka wayo muri we. Niyo mpamvu wumva ufite ukwemera no kwizera mu gihe abandi batabyumva. Niyo mpamvu wumva bitameze neza ahantu runaka mu gihe abandi bahishimiye. Ibi byose ni ukubera ko utari uw'isi, ahubwo waratoranijwe. Nubona ufite mbene iyi mitekerereze idahura n'iy'abandi, ujye witonda kuko ntiworoshye. Ni ibimenyetso byerekana ko urukundo Imana igukunda rukomeye ku buryo itakwemera kuguhomba. Ikimenyetso cya kane, ibihe cyangwa ibintu ndengakamere. Hariho ibihe mu buzima bwawe aho wagombye gutsindwa, aho wagombye gutakaza byose, ukabona ubinyuzemo, ubitambutsemo wemye udatsinzwe. Ibi nabyo ntabwo ari impanuka. Ibi ni ibyateganijwe n'Imana, kandi ni kimwe mu bimenyetso bidashidikanywaho byerekana ko watoranijwe. Iyo Imana ihamagaye umuntu, iramutunganya, ikamutunga. Ibi ntibisobanura ko ubuzima buzahora bworoshye cyangwa ko amafaranga azahanuka mu bicu. Hoya, bisobanura ko no mu bihe bibi cyane Imana yakubonera ibyo ukeneye kugira ngo ukomeze utere imbere. Tuvuge kuri Eliya, inkuru usanga mu Bami ba mbere ibice 17. Muri icyo gihugu, aho batubwira ko mu gihugu habaye inzara, nta biryo, nta mazi, nyamara Imana yohereza igikona kumugaburira. Umugezi wumye, Imana imwohereza ku mupfakazi wari usigaranye ifu n'amavuta byo guteka inshuro imwe gusa. Ibi byose ni ingero z'uburyo Imana ikora mu buzima bwabo yihitiyemo. Iyo bisa nkaho nta kuntu, ntaho kwerekeza, Imana irema izindi nzira. Tekereza ku buzima bwawe waba warigeze kubamo mu bihe udafite amafaranga, nta mutungo, nta gahunda, nyamara hari ukuntu waje kubigeraho. Birashoboka ko wabuze akazi, ariko amahirwe atunguranye yakujeho. Birashoboka ko wabayeho amafaranga yawe ari make, nta bushobozi, ariko mu buryo butunguranye wabonye Imana ikuzamura, igushyira ku rwego runejeje, ubu umeze neza. Birashoboka ko wahuye n'ikibazo cyari gikomeye cyane, ariko nyamara imiryango yaje gukinguka mu buryo udashobora gusobanura. Ntabwo ari amahirwe. Ngiyo gahunda rero ndengakamere y'Imana. Ibyo Imana itanga ntabwo ari amafaranga gusa, byerekeranye n'icyerekezo, kurinda,
n'amahirwe inshuro nyinshi ihagarika inzira zitarizo kugira ngo ikwerekeze aho wagombye kuba ubarizwa. Imana yica abarozi baguhagurukiye, igafunga imiryango mu gihe uri kuyisaba kuyikingura, yanabukwiriza mu gihe wabyutse usaba ibyo kurya. Nimba warasomye inkuru za Yozefu, biraza kukorohera gusobanukirwa imikorere y'Imana. Ibihombo bya Yozefu byarangiraga aribyo bimuhindukiye indamu. Nusubiza amaso inyuma ukareba ubuzima bwawe, ukabona ko buri gihe ibintu bitagenze neza, amaherezo byaje kukubyarira intsinzi cyangwa ikintu cyiza, witonde umenye ko uri umwe mu batoranijwe. Ikimenyetso cya gatanu: kwikorera imitwaro y'abandi. Hariho ibintu bitandukanye kuri wowe. Mu gihe abandi bagenda mu buzima bwabo bibanda gusa ku butsinzi, guhumurizwa no gutera imbere, wowe ubifata nk'ibidahagije ndetse ukibaza cyane ku buzima bwo mu isi, impamvu yabwo n'iherezo rya buri kimwe. Ububabare bw'abandi bukugiraho ingaruka cyane. Iyo ubonye akarengane, imibabaro cyangwa abantu bahanganye, ntushobora kurebera ngo utuze, wumva ugomba kugira icyo ubikoraho. Ibi nimba bikubaho, ntuzabifate nk'ibisanzwe, kuko hari benshi batabyibazaho ndetse badafite n'uwo mwanya wo kureba akarengane k'abandi. Umugabo Nehemiya yabayeho neza akorera ibwami, yari afite ubutunzi, imbaraga n'icyubahiro, nyamara yumvise ko inkuta za Yerusalemu zasenyutse ngo yicara hasi ararira. Icyanditswe wasanga muri Nehemiya igice cya mbere ku murongo waho wa 4. Uyu mugabo ngo yaricaye ararira. Ese kubera iki umugabo ufite ibintu byose yakumva cyane ku bintu bitamugizeho ingaruka kugeza aho bimuriza ngo akamara iminsi asengera ab'inzu ya se bose? Ibi ni ukubera ko yatoranijwe, kandi abatoranijwe batwaje umutwaro Imana kuri iyi si. Ibi wasanga nawe ubwawe byarakubayeho. Ushobora kuba warabyiboneye mu buzima bwawe bwite, aho wumva ushaka gufasha mu gihe nta wundi wabikoze. Bijya bikurenga ugafata umwanya wawe, umwanya w'agaciro, ugasengera abantu aho kubyaza uwo mwanya inyungu nk'abandi bose. Iyo watoranijwe, umwuka wawe ntushobora kuba mu mahoro mu gihe abandi bababaye. Umutwaro wumva wikoreye cyangwa ukuremereye ni kimwe mu bihamya by'umuhamagaro wawe. Ikimenyetso cya gatandatu: gutandukana kw'Imana n'abantu. Ni kenshi wigeze wibaza impamvu abantu bamwe bagiye kure y'ubuzima bwawe? Kuki ubucuti, umubano cyangwa amahirwe amwe yarangiye bitunguranye nubwo utari ubyireze? Birashoboka kuba warabonye inzira zifungwa, imiryango igafungwa, ariko mu by'ukuri byari uburinzi bw'Imana. Iyo uhisemo Imana igutandukanya n'abantu babi, ntabwo ari ukuguhana, ahubwo ni ukugutegura. Sinzi nimba usobanukiwe inkuru za Mose. Yakuriye mu ngoro ya Farawo, akikijwe n'ubutunzi, uburambe n'imbaraga. Nyamara igihe Imana yari yiteguye kumukoresha, yakuye Mose muri ubwo buzima. Mose yagombaga gusiga inyuma umwanya we, amasano ye n'ibintu byose bizwi imbere y'uko yinjira mu muhamagaro we. Ni kuriya Imana ikora. Niba waratoranijwe, ntushobora kuguma uhujwe n'abantu batari mu nzira z'icyerekezo cyawe. Ntabwo bitangaje amateka usanzwe ufitanye nabo, uko ubitayeho cyangwa uko wifuzaga ko mwakomeza kubana, birangira ntacyo wabihinduraho. Niba badahuje n'ibyo Imana ikora mu buzima bwawe, bazakurwaho. Rimwe na rimwe gutandukana bibaho mu buryo bubabaza, guhemukirana, kutumvikana cyangwa intera itunguranye. Ibindi bihe bibaho buhoro, nk'uko inyungu zawe, indangagaciro no gukura k'umwuka bitangira kugukurura mu cyerekezo gitandukanye. Ndongera nguhe urugero kuri Yozefu. Abavandimwe be bwire baramuhemukiye. Abantu ubwabo bagombye kumushyigikira nibo bamujugunye mu rwobo. Icyo nshaka kukubwira ni iki: iyo hataba ubuhemu, Yozefu ntiyari kuzinjira mu ngoro ya Farawo, agirwa icyamamare, umuyobozi, minisitiri. Abantu bamwe ndetse benshi ntabwo bafite amakuru ku bijyanye n'umuhamagaro wawe, niyo mpamvu bakwitiranya. Sinzi nimba abantu muri kumva cyangwa muri kunyumva cyangwa muri kureba iyi video muri kubasha gusobanukirwa aya magambo ndi kubabwira. Guhera ntangira ubu butumwa, nanze kubinjiza mu buzima bwa Yozefu, ariko mumfashe basi mbahe incamake amasegonda makeya.
Yozefu yagizwe minisitiri ku ngoma ya Farawo nyuma yo gukurwa muri gereza, aho yari afungiye kubera ubuhanga bwe mu gusobanura inzozi no kuba umuntu w'umunyabwenge kandi wizerwa. Farawo yari yarose inzozi zitumvikana, kandi Yozefu niwe wenyine wabashije kuzisobanura neza. Yagaragaje ko zizanye imyaka 7 y'umusaruro mwinshi izakurikirwa n'imyaka 7 y'inzara ikomeye. Yozefu yahise atanga inama yo kubika ibiribwa mu myaka y'uburumbuke kugira ngo bazirinde cyangwa bazabashe kubaho muri kiriya gihe cy'imyaka y'inzara. Farawo abonye ko Yozefu afite ubwenge, ubupfura n'ubuyobozi, ahita amugira minisitiri, amukuye mu buhemu no mu bwigunge bwo muri gereza, amushyira ku rwego rwo hejuru mu gihugu. Yozefu yavuye mu buroko ku munsi umwe, ahinduka umwe mu bayobozi bakomeye kubw'ubwenge no kwizera Imana. Umunsi umwe gusa amateka arahinduka. Abantu bamwe ntibagenewe kuzabaho mu buzima bw'igihe kizaza, kandi kugumana nabo mu buzima bwawe byagutinza gusa, bikurangaza cyangwa bikakudindiza kwerekeza mu nzira yawe. Ntushobora kubyumva nonaha, ariko umunsi umwe uzashimira Imana kubw'imiryango yose yagiye ikinga, kubera ko buri gihe iyo Imana ikuye umuntu mu buzima bwawe cyangwa ikagukura muri bizinesi runaka, ukabona urahombye bitunguranye, ibiri kugutegurira kwinjira mu bihe byawe by'ukuri. Twerekera ku musozo w'ubutumwa nabateguriye, reka mbagezeho ikimenyetso cya 7, ikimenyetso cya nyuma, ikimenyetso cy'ibanze, ikimenyetso kitoroshye, ikimenyetso gikomeye. Waratewe ariko ntiwigeze utsindwa. Hariho ibintu wanyuzemo, wabiciyemo, ubibonesha amaso yawe. Ibi byagombaga kukurimbura, ariko uyu munsi uracyariho, uri muzima, urahumeka. Hari ibyo wibwiraga ko utabasha, igitutu cyari gikabije, mu gihe igihombo kitakwihanganirwa, mu gihe ubuhemu bwari bwimbitse, bagushinjije ibinyoma, ariko ukabona wapi ntibabasha kukunyeganyeza. Burya ntago yari wowe, nta nubwo ari impuhwe bakugiriye. Ntacyo umwanzi atakoze. Yibasiye ubwenge bwawe, imari yawe, umubano wawe, umuryango wawe, amahoro yawe, byose yaragerageje ngo abihungabanye. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 4 uhereye ku murongo wa 8 ukageza ku murongo wa 9. Ubu ni ubuzima bw'umuntu watowe n'Imana. Ibitero biraza ariko ntibitsinda, inkubi y'umuyaga ibikaze ariko kuguhutaza ntibyakunda. Wahuye n'intambara abandi batarokotse, nyamara uracyahagaze. Ibyo biterwa nuko ukuboko kw'Imana kuri ku buzima bwawe, kandi nta gitero cy'umwanzi gishobora guhindura ibyo Imana yaguteganyirije. Iki ni ikimenyetso cya nyuma kandi gikomeye cyerekana ko watoranijwe n'Imana. Ikirenze kuri ibi rero, kuba unkurikiye hano kuri channel ya Hapa Gospel bivuze ko Imana itararangizanya nawe. Niba uzi ukuri mu buzima bwawe bwite, niba uzi ko Imana yagutambukije mu ntambara zagakwiye kukurimbura, noneho witegure, kuko ibiri imbere biruta cyane ibyahahise hawe. Nkundira nkwibarize, ese uzakomeza kuba umunyabwoba no guhisha ikikurimo? Uzemera umuhamagaro w'Imana cyangwa uzakomeza kutisobanukirwa? Igihe cyo gushidikanya kirarangiye. Intambara wahuye nazo ntabwo zari ukugukomeza gusa, zagombaga kugutegurira ibizakurikiraho. Ni iyihe ntambwe ikurikira? Uziyemeza gushaka Imana byimbitse, uzatanga imigambi yawe, impungenge zawe, ibyifuzo byawe, kandi wizere ko umugambi w'Imana uruta ikintu cyose ushobora gutekereza. Kubera ko ukuri ni ukuri, ntabwo wigeze ugenerwa kubaho mu buzima busanzwe. Watoranijwe mu bantu bakomeye, none igihe kirageze ngo winjire. Ntabwo ari impanuka kuba wakurikiranye iyi video. Ubu butumwa bwari bukugenewe. Icyo utasobanukiwe, wongere utangire iyi video uyumve neza, wisuzuma ijambo kurindi. Jya muri komenti wandike ikikuri ku mutima, ikibazo cyangwa icyifuzo. Ubaye ukeneye kuvugana nanjye, muri description harimo nimero wahamagara. Kanda subscribe, ukande kuri share, usangiza abandi ubu butumwa, kuko hari benshi batarasobanukirwa niba baratoranijwe n'Imana ndetse nuko bagombye kwitwara mu muhamagaro wabo.
mwari kumwe nanjye John Advisor, umujyanama wanyu wihariye. Izi nyigisho nzibategurira mbikunze nk'umuntu uri mu muhamagaro we. Imana ibafashe kurushaho gusobanukirwa ibihe. Naho ubutaha. Welcome to